hanyuma mbere na mbere Gasogi yubahirije amategeko yaraye yandikiye Rwanda Premier League iyibwira ko itishimiye umwanzuro wafashwe, iyibwira rwose kwirengana bityo kandi kwigomba kurenganurwa. Ibaruwa Rwanda Premier League yaraye iyibonye. Gasogi ibaruwa ya mbere yayanditse bitarenze amasaha agenwe, ndetse na Rwanda Premier League igomba kuba yasubije bitarenze amasaha 48 igomba kuba yicaye yateranye ikaba yamaze guha Gasogi United igisubizo. Mu magambo make rero ntaciye mu bintu byinshi, ejo mwabonye ko ari email yasirikiriye yandikiwe Gisa Eric bagakopiyamo Gasogi, yego, ariko ntago itegeko rivuga ko bagomba kwandikira Kabera ngo bamenyeshe Rayon Sport, ngo bandikire Maxime bamenyeshe, oya ntago ari byo. Itegeko rivuga ko wandikira president wa equipe cyangwa ikipe ibaruwa cyangwa email, ntabwo yikopi ikipe cyangwa kopi president, wandika ibaruwa cyangwa email ukayandikira president wa equipe